Sha kwizina ry'Imana. Shigisha ni nkama y'Imana. Shigisha. Sibyose shigisha uko ari ushaka. Igihe ni nakirage nzamera mfite yahura nzapfa. Ubundi uyu mugabo ni gati. Metero urayikoresha igihe. Ndi kugusaba kilometero. Ubu rero umuntu umeze cyo ukamuha ibikoresho byawe. Kandi kaga uzicuza ejo n'ejo n'ubundi natabizana. Arewe. Reba iyo metwe. Ndi mada. Hajya sipima neza. Ipima neza nyine. Nose njya nkoresha ibipfu. Va mbese. Kubijya imibare ziba. Umunwa ni metero 20. Umunwa wande ngendo umunwa wanjye n'uwo munundo. Oya. Yego. Cyari hasi. Navuze ngo cyari hasi. Cyari hasi. Mubona hano nawe. Wiganje kenshi ubu nagucurika ndakubyagiza ndagusanda. N'abayobozi kuri mutekano. Ndabera ku izina ry'Imana. Umuntu w'umugabo kwifata. Terwa dupfuye. Hayametse. Nje nipimiye igikoma. Siyanjye se. Sibyo nizanye. Turwanirije se. Nimba se naye gutije ntabwo yisho. Anda. Ariko mumureke baba. Mu bisurushe shabu. Ubona hasi. Ariko ndagashaka urwara. Niko wagicucu. Mama mapfuruka. Kikigwe. Karare mingo kungo ikarindagira. Amazi mu mutako wazanya kwiyimbawe. Reba siko gatabirindwi. Nusuturamye mu biki. Mwajya muri imirimo mushoboye. Rindagira. Kicucu isafura ahubwo gajya no gukamamo. Yemwe tukoze abazana abagore nimubazane je nari gwishishano nazanye igicucu nikimari muntu tagira ubwenge nakumenya ngo mazi gabize nuraza gushigisha katurafushi ujya kugira kwingana ujye gukoroga ubwo busabusa kubera iki wamuzifu Nisukora yihari wowe iki yihari Nusubira ko ya ni hari udusanze ko ari yihari yonyine ya Nuzaba ari nusukwe twaguze Uretse navuze ngo itonde uretse gato sinkubwiye witonze ntasoni urukije kugira ubu busabusa ifu wayibuze nawe rero akabyaga iyo ntiraduhaza koko Hano abahiri harangaye wajya ngo n'urusengero uko nye Anyeze hano bo warangaje kumeze Halo ni kagabo ngo iki ese bishoboka bite ubwo niyo kwande konzi ko iyo nateye izo nateye ari nyinshi kwa wa musaza akusubwo ntimubeshya ni gute no se wanteza ingarugu oya ngo yabyaye iki intama agatora mama ibyo bintu uko numva bitumvikana ireka nze mpagere nishirire impaka sawa bigenze bitese kana suko nakiriye nturye se habaye suko ibaze ni izina ry'Imana nateye nk'intanga none ngo yabyaye intama kaga kuko wabaye umunyamanyanga pe wari wabibona hehe se inka yabyaye intama ahubwo barashaka kunteza ingaru
kugira ngo bumve ko bangira umunyamanyanga ahubwo ari nzi nge hari nge nta kibazo ufite intanga ndazizeye intanga zanjye ndazizeye sinumvishe se nyine ngo uri umutezi w'intanga cyane hanyuma kandi intanga zanjye ndazizeye kuko izo ngizo uwo musaza naziguze muri ntuza muri papeteri nzazijyana avuga nti waziguze he muri papeteri se bacuruza intanga nako muri ntuza muri Kekayo urumva ariko reka nkubaze kaga muri Kikayo rikereka niba ari irange waguze ukajya kuri teriyo ariko ni Kekayo ni Kekayo ni muri Nida Hereza hano nakuzwa rukugira ubusa reba amazi Beti. Ese zana ntege maza dore tukarindage. Subiza no munyunzanye. Ndorera kandi. Uko manyi kabirika nka muri gushumunyu wagushaga mu bikombera. Nisuko gora yavuye kugura kushyira mu bikombe. Ugenda urabuzana. Tazana amazi. Zana amazi hano. Kavuga neza. Ngwaranda indagi. Koko. Numugabo. Hari ibindi bijya nakubajije. Nimba ari igikoma menya ngo. Mbana uziko ntarangwa amashati atatu rebera ku izina ry'Imana yakurika nkubaze wa mugore uyu munsi wabaye nusi sunumye amazi zana ikidomoro zana ijerekani yajamo singazana zana sezana ngufashe fatwa gafa ani sindagira ariko kiki akubwo narashatse cyane narashatse ndabya ngandebe utagamenasi harakandi gasuzuguro si wanyereka karenzaka ariko reka nkubwire ibi byose ubundi ni wanyu bakoshaga nasi nkoze iki unumye amazi nasi kugamenya unayenga gutumya ngo ngamazi kandi rero yamenyeho nduga kuma cyazana masagande ndagira menuka ngamenyeho zaba kari utaragazana na byombi menye yego sha ye mifuni kutazitasi zite Urihe ndebera nta kibazo ariko reka nkubazi koko uzansuzugura kugeza sawa nyine wazanyishenga nasi nkoze iki nasi uzanye ikidomoro cyose ubu kidomoro kiraja mu isafuri wakumva ngo iki kidomoro gikorogesha yifi ngana gutya uyikoroga naho urarusha ujye gukora umusururu cyane nkaterera rwose ndavye ngushira amazi mujage unzani ntuzi iki kidomoro gikuranga cyanza nijanye musire hano azanwa magara rindagira Jiko vuba tabyagira ngo Mana bahungu abazansange bazambwira sha sikwififita gahuyo niko gapfa kandi nyikuye kuri botike ngandebera ubusa busuzanye Mana koko ako se wewe ndaza ni bidu reka da zana amazi menshi nkora iki subu Masi wanazana mu makeya wenda cyangwa ngahe wajana amazi kageza hanga zana mu gakombe fata mufashisha wazasubiye iwanyu bwe rindagira uzi ngo habuza abandi bagosha ni hano ni sohoka winjira byo wicara ubizi kanenge kwizanira nyirantsira shahu ndukuntu wanyubitse urusyo waje witoteretse amamesa navuga ndi mbonye ni kimi naje mbonye umuzungu ariwe nkabikeka uwansubiza mu busore umva nkubwiza ukuri aje bundi barambwiye ngo barabonanye inde nako bambwiye abonwe n'iminsi tarimba uyinyegereza hangaha nawe tera uruhagaze utunamye udahese ku kagongo si wowe wakubwira ngo tere wawe uhagaze nzana agatebe mu cyaro fashe nde ye ari gufasha two kuzura nyoko swagira kugira umutima mwiza kera ubundi abandi bagore bo bahaga abagabo none ukavuga ati umugabo wanje uko biri kose ntugaryamye arazinduka agira ate agira akana samira agira akana tamira no subi mwago bufite ubundi umuntu yabumenya gufasha indaki huko kubyuka baragufasha ngafata ngabishikisha niba uri umuntu w'umugabo sukamu ndakwangaje se ngo hayakaze ngakoroka shigisha ku izina ry'Imana shigisha ni nk'ama y'Imana shigisha sibyo
basi shigisha ukora ibyo ushaka by'igihe n'inakirage nzamera mpfe nziyahura nzapfa nzamera ndindagire kandi abisi wanyu muzishima muzidagadura ntabwo guteka igikoma cyangwa amazi guteka uyu mugabo niba bamaze gukaza ubwenge nabwo bukagenda ntumbaze kora ibyo ushaka turagenda baguki nose ntabwo gabirinduye ukubonaga amazi gari umuntu ugashizehe ariko uyu mugore ra iki si ikigeragezo mwuka agira imana iki si ikigeragezo ntabwo uyamenye suka amase tugase sitara agahinda uba urukuntera cashirwamo umaze gusaza n'ubwenge bukagenda umusaza nini reka nkubwire gusa niba utagira ngo nzanatuma wahukana nje nzemera nkubyagize aha ngaha nkwihambira ibintu byose nta n'ikintu n'iki ngiki na kimwe wakora ugize ute ufite ibako ibintu byose ni ukubikora umeze none si deni isukari rero umuntu ashiremo bishanu ntayihari yashize gihe ki ariko murayirigataka yasize ejo babashitsi baje abashitsi nguhe gasopu rero yanjye ndakwinginze mana niba unkunda niba uzi ko n'umugabo wawe sinzongere kumva ngo hari bene wanyu baje muri urugo hari ikintu cya hano wabatakaje nose mama waje kumbwira ngo aransuye nkavuga ngo bindagire nuko wansi yarazanye kuza bakanuye nk'indagara nta n'akantu si burabazaga hano nta soni bafite navuye mu misango ku misiyoni ngo navuze ngo ntabwo nataha naje kubasuhuza nagasuzwe n'iminsi bari kuza hano usiga kuza gukonsoma ni iki kibaga bazanye ubwo yashize yose si burundu mana ngandebe ibi byose ni uguhombya umuntu biraro ubona nayizanye nzi ko izamara hano amezi abiri none ubwo kanze nsimbuke rero ndebe akandi gakeya ngo gikoroke ukibesha nkasanga cyafashe hasi cyangwa kitageze gukindura usubu bafunguye rakaje kaje kabika ngasi ito ndaje kuyizana ngo ngasi uje genda ndandere ndandere ariko rero imbasi kanze gato buretse ndaje ndabyibutse wibaze noneho ariko reka warandebye ubona nyesi ndinjiji iyo kuragirwa bene ako kagenda ntose uranagirwa iyo byose uvuze ntaho bihuriye n'umuveterineri w'amatungo cyangwa se umutezi w'intanga ariko uzajya umenya ko ndi umuveterineri wigenga ntabwo ndi umuveterineri wa leta cyangwa umuveterineri wabigize umwongere ndi umuveterineri wigenga none se ubwo ibyo byose none ngo yabyaye intanga ku izina ry'Imana ndahira ko katagiye kukubaho ubu uragiye uri gutuburira abantu mwamutse mwa komera gererwa mwakagabo we amakuru cy'amakuru ni meza muraho shaho amakuru mukomeye yewe ariko mwa inzu yawe ariko gererwa wasuzuguritse koko wagayitse usuzugurika se cyo ntabona neza n'ibiki kagabo ubu noneho ndahari ufitanye ikihe kibazo ariko nimureke mbabwire umugabo ubundi ubu ngubu ni gato wa mugabo winjira mu nzu nyiri urugo ahari inzu yawe sinigiyemo mbese yarasabwa yinjira ndahari kwiyamye arasa n'ingiye wuzanye mfasha niza miti nakomeza gufashe nkuko yagufasha ariko se mufashe umugabo aguciyeho utamureba ni mwaramutse paka ndani mwaramutse paka ndani muno mu nurumba sindi gushaka metero waneza ku metero ese watira uyoboka mu nifite ibibazo uri hasi wenda ngo nyirebe nturako kugenda urabona ko hasi nimba ari metero ushaka genda umumpere metero iki kintu kimaza gikira wowe nyirabyo iki kintu se kimaze iki ntabwo kipuhari iyo siponsese aya ntabwo bya bintu bipima gubushuye ndebera ngo ndi gupima kangahe kereka ari nk'umuriro byibura nkakwereka ubwo bushyushye noneho ku buryo nakwereka ubwo bushyushye ubu
kereka harimo umuriro. hariya ntihari purize se comeka Ese wa mugabo kandi wawe wasuye kuzafungwa urareba umuntu Urashaka nawe metero ye? w'umurwayi Urashaka metero ye? ushaka metero iki gihugu ntiza koko metero gifite ibigeragezo ndayikeneye byihutirwa Ni iki nyine? Metero hari akantu ngiye gupima iwanje wa muhungu we hari idirisha bankingiye ukuntu ni nabipimye nsanze atari korira umenye ko nyuma ya saa sita. ubwo rero iryo dirisha cyakora mana kaga nabuze umuntu muzima hasugabura Umva nkubwire mwa. Nimba ushaka kuzajya umenyera urugo rwanjye. njye nabuze umuntu muzima w'inshuti mbese icyo cyumba kubona ninjye muri kiriya cyumba hari ibintu wari Icyumba wari ucinjiyemo nkande kuko ubonye ucinjiyemo nkaho ukimenyere. ariko byose niho bitera kaga mbese ni kwa kuntu utagira inshuti y'umumaro abantu bose usanga ari fake uyu muntu kwinjirana agukatira mu cyumba mbese ubu uzajya umenya bazanye iki Ariko reka nkubaze ubu ntabwo murimo kumpinaga mbabarira agakisa namwe cyangwa mwingina mungaraguza agati ntabwo nta kintu muziranyeho. anagura ako katsi kakugiye kugahanga mbabarira uko kaba kari kose sinzi nimba wari yisombe hari akantu kari mu ariko menyo ubundi uyu mugabo ni gati Metero urayikoresha igihe ndi kugusaba kilometero ubu rero umuntu umeze icyo ukamuha ibikoresho byawe kandi kaga uzicuza ejo n'ejo n'ubundi natabizana arewe reba iyo mitwe ndima da hajya sipimaga neza ipima neza nyine nose njya nkoresha ibipfu mva mbese ku buryo imibare ziba umunwa ni metero 20 umunwa wande ngendo umunwa wanjye ni w'umununi. oya urakoze ubwo ndahita nyikugarurira hari akantu ndi kugira ngo mpime kandi wakoze mu mwanya wa nyuma ya saa sita ndasubira mu kazi. nyuma Ya saa sita ndasubira mu kazi. mva mbese ariko ko naraye ngeze ku kabari mwasi nkubona urukuje yajya kunywera kandi reka nkubwire umva nkubwire nagiye rwose nagiye mwa ndakunyunda wa muntu. ariko kaga ikamubwira ibishuko ufite nizi ntajya mbwira ngo nta mugore mugenzi wawe ngira aho kugira ngo ngire umugore usuzugura umvogerera urugo nkuko bazarorera ubu mugabo wo kwinjirana gutya uriya muntu wamenya wunzwe Itonde ceceka. Nifite ibibazo by'ingaru yanjye biriya byo ndatse turabisubiramo ninjoro. ubwo se usubiye guteza izindi ariko hubwo nayiteye impanga ebyiri. uzirebera hese Uzirebera hano muri 40. Ubundi ushaka hano muri 20. ubuteyemo Ubuteyemo. None waza hano mu 10 ubushaka ikimasa. muri 30 se Muri 30 30 ntago yarenza yaba ari intuza se. 30 yaba ari ingurube. 40 ni mu kuvuze se ngo wageje hasi aho ngaho muri 40 ngo yiteye impanga ariko koko pe ubaye umunyamanyanga wa kariti 50 ni ingurube kuko 50 buriye yo neteye ingurube neza neza iragenda ikabwagura ibivuga ugafata inka ukayitera intanga z'ingurube nuzi ubwo ariko nje bira bintu ntago mbyumvikanaho kuko ubuse zabareze shinwa se intanga zanjye koko zabazana cyo kurareka nkubwire ufite icyo uzazira ubwonko bwawe ko intanga zanjye nzizera iriya nka mbese wumva umuntu wakumva ukajya imbere ngo umuntu atera intanga zanjye ndazizera nizawe se ubikaho ngo ukazitera amatungo nanjye ndakwiyamye urumva utafatanya uzajya ubaga wifashe kagenda njya kwipima ndebe kuko nimba izo ntanga ari zanjye kuko hari igihe wasanga naziteze nandi ugasanga barimo kunteza ingaruka kandi atari ikibazo cyane ibyo nabyo bimenye kuko abantu b'ubu ngubu barahinduka hasore ubaye nk'agafuka uzajya utwara utuntu mu ntoki ubeshya ngo uri umuvuzi nta n'icyo uvura ariko ubundi ubwo veterineri wihaye wabwigiye nakubwiye ngo ndi veterineri dans tous les métiers dans la bourse Faransa surakiza w'amagara yibwiwe n'iki se cyakora reka nkubwira icyo ushigaje ni ugupfa cyangwa bakagufunga shaka umugabo w'ikirura nk'ubu ngewe ntazandira mu nzu ari ubusaza umusaza ninde ako wagira ngo amenye ibintu by'ivugo wa mugore ni mutazabona ngusabije nakwica ndagira ngo wowe nasuko nabi wanyu mwese hari wandenza amafi durete nabi nakubomora nagutikura nagukindura wa gicucu siba reba nk'ukungira igitero uzabona n'isabune bujya mu nzu gato wifuza nyine tonde fata izo nimero
avuze icyatatu. 9 avuze 9 none waje kwa 9 waje kwandikisha amafuruka kakanya si bafunguye ishuri turamwandikisha Deba rukundo igitega agatanga njya kwigura agasukari nawe nebe rikoti ryanje riri ku musego yo kwishakira agasukari ni abasivu wangana n'ifu